Kurira bwo mu rugo rutari urwabo, umugore wubatse yararyamanye n'undi mugabo. Kubyuka byanze kuko batabashaka gutandukana. Umugabo yari hejuru y'umugore, umubiri ku wundi, inzoka y'uruziramire yari ibizingiyeho ndetse batondagiye. Uko bageragezaga kwinyagambura niko yashakaga kugira umujinya mwinshi ishaka kubarya. Abari aho bose bari bumiwe ndetse bafite ubwoba. Bamwe bafata amashusho, bamwe bavuga bati ibi ni ibiki, abandi bati iki nicyo cyabashobora. Mimi amajina naitwa Kanzele wa Mkuku. Uyu mugabo yitwa Kanzele, ni umuturage wo muri kino cyaro cyabereyemo aya mahanga. Akaba n'umugabo w'uyu mugore afashwe asambana n'undi mugabo. Yatubwiye ko yashakanye n'uyu mugore akiri muto cyane. Nyuma y'imyaka 3 gusa babana banafitanye umwana w'umukobwa, nibwo yatangiye kumva inkuru mu mudugudu bavuga ko umugore we yamuca inyuma. Kanzele yahisemo kubaza umugore imbona nkubone niba koko ibyo yavuga ari ukuri. Umugore yabihakanye yivuye inyuma ndetse ararira. Abari aho bose batangaye cyane babonye ibibaye, bavuga ko ibyo uyu mugabo yabonye byari bihagije kumwemeza ko amagambo yari amaze iminsi yumva atari bihuha, ndetse ko n'umutima we ukwiye kugira amahoro. Gusa kumenya ukuri sibyo byamuhaye amahoro, kuko byamuteye ubwoba yenda guhamuka ubwo yabonaga ikiyoka kinini ku mugore we, nubwo byari ikimenyetso yari yarasabye. Twavuye aho ngaho tugitegereje ko umuganga afatanura abo bantu, ariko ubwo twamuvugisha kuri telefone yatubwiye ko barangije gufatanuka, ko icyamutindije ari uko yari agifite abantu benshi ari gufasha. Mama y'ihanze bari abantu bari mu mihanda, abandi bari mu kazi. Nibwo induru yavuzikwira hose ituma abantu benshi bahindukira. Si induru isanzwe, ni induru y'umugore utabaza ivanze n'ijwi ry'umugabo ufite ubwoba bwinshi. Abaturanyi birutse bagana aho iyo nduru yavugiraga. Bakihagera bahasanze ibintu batigeze babona mu buzima bwabo. Kurira bwo mu rugo rutari urwabo, umugore wubatse yararyamanye n'undi mugabo. Kubyuka byanze kuko batabashaka gutandukana. Umugabo yari hejuru y'umugore, umubiri ku wundi, inzoka y'uruziramire yari ibizingiyeho ndetse batondagiye. Uko bageragezaga kwinyagambura niko yashakaga kugira umujinya mwinshi ishaka kubarya. Abari aho bose bari bumiwe ndetse bafite ubwoba. Bamwe bafata amashusho, bamwe bavuga bati ibi ni ibiki, abandi bati iki nicyo cyabashobora. Mimi amajina naitwa Kanzele wa Mkuku. Uyu mugabo yitwa Kanzele, ni umuturage wo muri kino cyaro cyabereyemo aya mahanga. Akaba n'umugabo w'uyu mugore afashwe asambana n'undi mugabo. Yatubwiye ko yashakanye n'uyu mugore akiri muto cyane. Nyuma y'imyaka 3 gusa babana banafitanye umwana w'umukobwa, nibwo yatangiye kumva inkuru mu mudugudu bavuga ko umugore we yamuca inyuma. Kanzele yahisemo kubaza umugore imbona nkubone niba koko ibyo yavuga ari ukuri. Umugore yabihakanye yivuye inyuma ndetse ararira. Avuga ko yari amagambo y'abamwanga, amubwira ko atigeze amuca inyuma. Gusa inkuru yumvaga zakomezaga gutuma yumva adatuje muri we, ku buryo byatumye afata imyanzuro udasanzwe. Nikamweleza Byarambabaje cyane bituma mfata umwanzuro udasanzwe. Nabiganirije umusaza w'inshuti yanjye, nuko ndangira umugore utuye Kigombero, ambwira ko ari umuvuzi gakondo ukomeye, umupfumu uzi gufasha abantu babuze amahoro mu ngo zabo. Sinari nzi niba nkwiye kugana inzira nk'iyo, ariko umutima wanjye wari wuzuye urujijo. Nifuzaga ikimenyetso kitari amagambo. Nageze aho uwo mugore atuye turaganira. Namubwiye ibibazo byanjye byose ntacyo nsigaje. Mubwira ko mfite ubwoba bwo kubura umugore wanjye. Uwo mugore yarandebye aranyitegereza cyane. Arambaza ati urifuza iki? Namusubije ati ndashaka kumenya niba koko ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri. Niba ari ukuri umpa ikimenyetso gifatika kitari amagambo. Yampaye imiti, ambwira ibyo ngomba gukora. Yambwiye ko nzayishyira ku muryango w'inzu yanjye, hanyuma nkikomeza gahunda zanjye zisanzwe. Ati ukuri kuzizana. Ngarutse mu rugo nakoze ibyo yambwiye nta muntu ubizi. Umugore wanjye ntiyigeze amenya icyo nakoze. Nabishyize ku muryango nk'uko yabimbwiye, hanyuma nkomeza imirimo yanjye nk'ibisanzwe. Kanzele ntiyakundaga kuba mu rugo rwe. Yari umuntu uhora azenguruka ashaka imibereho. Ibyo byatumye arushaho gushidikanya ku mugore we bitewe n'ibyakomezaga kuvugwa n'abaturage. Ntiharabuze ahaba, ntiharabuze ibibatunga, ariko umutima we mu by'ukuri ntiwari utuje. Umunsi umwe ku manywa y'ihanga umugore yagiye mu rugo rw'umuturanyi. Umugabo yagiye gushaka imibereho nk'uko byari bisanzwe. Gusa mu kanya gato nk'ako guhumbya, ibintu byahinduye isura, ibyari ibyishimo bihinduka amarira. Abaturage bumvise induru itabaza, bataye basanga ni wa mugore wa Kanzele n'undi mugabo baryamanye, bafashwe n'inzoka bafatanye batabasha kwinyagambura. Mu bantu benshi bari aho hari umusaza wari uzwiho kumenya iby'imigenzo. Yitegereje uko inzoka ibafashe, aravuga ati bisimpanuka, ahubwo uyu ni umuti. Bafashe umwanzuro wo guhamagara umugabo we bamubwira ibyabaye, ari nabwo yaduhamagaye ngo natwe tujye kureba ibyabaye, tubyereke isi uko yumvaga ari ibisanzwe. Agikubita amaso umugore n'inzoka yari yabafashe, ubwoba bwamwishe. Mu gihunga cyinshi yahamagaye wa muganga wamuhaye umuti, amubwira ibibaye ndetse amubwira ibyo agomba gukora. Nuko atangira kumena amazi kuri ya nzoka iratuza, bategeka ko bagomba kubaterura bakabashyira hanze, bagategereza ibindi ari bubabwire. Abantu benshi bari bahuriye bumiwe ndetse bakubitwa n'inkuba, n'isoni zabishe kubera ibyari byabayeho. Mimi ndioa
bibi yangu ambaye ni mtoto. Umugore wanjye tumaranye imyaka 3 gusa, twashakanye akiri muto cyane kuko murusha imyaka myinshi. Ubu dufitanye umwana umwe. Mu by'ukuri umugore wanjye ndamukunda ku buryo mutabyumva. Ntabwo nanjye nifuza ko byagera, ahubwo nuko amagambo numvaga yakomeza gutuma numva ntatekanye muri we. Kandi ukunda umuntu ntuhita umucira urubanza kubera amagambo. Ubu ndacyari mu rujijo, ibi byawe biracyantunguye ndetse ndacyanafite ubwoba bwinshi. Hari ibyo ntaramenya, hari n'ibishobora gukurikira ntazi. Sinifuza gufata umwanzuro nihutiye. Sinifuza ko abantu bamucira urubanza mu mwanya wanjye. Icyo gukora ni njyewe kizi kandi ndasaba igihe cyo kubitekerezaho. Ibi byose byangishije ikintu kimwe: ibisabye ukuri, witegura kwakira igisubizo cyose kizaza. Hari abansabye nimero z'uyu mupfumu wamfashije. Mu by'ukuri yari yambujije gutanga amakuru yarambuye. Gusa nyuma y'ikiganiro ndamubaza niba mwebwe nazibaha nk'abanyamakuru. Nabyemera nta kibazo ndazibaha. Abaroho bose batangaye cyane babonye ibibaye, bavuga ko ibyo uyu mugabo yabonye byari bihagije kumwemeza ko amagambo yari amaze iminsi yumva atari ibihuha, ndetse ko n'umutima we ukwiye kugira amahoro. Gusa kumenya ukuri sibyo byamuhaye amahoro, kuko byamuteye ubwoba yenda guhamuka ubwo yabonaga ikiyoka kinini ku mugore we, nubwo byari ikimenyetso yari yarasabye. Twavuye aho ngaho tugitegereje ko muganga afatanura abo bantu, ariko ubwo twamuvugisha kuri telefone yatubwiye ko barangije gufatanuka, ko icyamutinije ari uko yari agifite abantu benshi ari gufasha. Nibyo koko ni njye wafashije uwo mugabo. Yanganye ambwira ko umudamu wamuhemukira cyane, kimwe n'abandi bose bahemukira abo bashakanye, ari n'abasore n'inkumi bateretana, ugasanga umwe arahemukira undi, yamuri ibye arabimara mutaha igihe. Abo bose ndabafasha, n'abandi bahemukirana mu bundi buryo butandukanye bw'ubuhemu nabo ndabafasha mu gutanga ibihano. Rero ntabwo ibi nakoze ari we ndi kubyigiraho, n'ubundi nsanzwe mbikora. Nkora n'ibindi bitandukanye, ababyeyi babuze urubyaro, abakobwa babuze abagabo, kugaruza ibyibwe, amashetani, abarwayi indwara zose za gakondo ndazivura. Rero ntabwo mfasha. Twashatse kuvugisha umugabo dusanga telefone ye ntiriho, gusa mu nkuru ikurikira turamusura tumye neza uko byagenze, turebe niba yanasubiranye n'umugore we. Ni inkuru yasize isomo rikomeye mu mudugudu wa Mangandimu. Hari igihe gushaka ukuri bisaba ubutwari, ariko iyo kuje guhangana nako nabyo bisaba imbaraga. Kugeza ubu haracyari kare ngo avuge umwanzuro we wa nyuma. Hari abatekereza ko ashobora gutanga amahirwe ya kabiri, hari n'abumva ko ubu byahise birangira, ariko icy'ingenzi ni uko ari we ugomba gufata umwanzuro, atari abantu bawumufatira. Inkuru iratwigisha ko ibibazo byo mu rugo bidakemurwa no kubisha cyangwa gushaka ibisubizo byihuse. Ese ari we wakora iki? Wakomeza kubana nawe kubw'urukundo n'umwana mufitanye cyangwa wamureka? Andika igitekerezo cyawe hasi tuganire. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima kanda like, wisangize n'inshuti zawe. Ntukibagirwe gukanda subscribe utazacikwa n'inkuru zikurikira. Dukomeze kubaka umuryango uvugisha ukuri kandi uharanira kubana neza no kugira ukuri mu ngo zacu.